nibanguke ni wa mwanya. Ewe Vita mabono mato yirinda gusura. Oh, fue la chancla. No he peinado porque no me dio tiempo nada ponerme la chancla y el bañador. El limón para ancuya. Voy a la playa y subió la marea. Ni wa mwanya kandi utajya amabara shimbogo. Ngo muri rusanga bene gihugu barashimishwa n'ingingo ya nyenicubahiro umukuru w'igihugu yo kugwiza mu service yose akorera mu gihugu cy'u Burundi amabwata asigisho amabwata asigisho udusanduku two gushikirizamwe ivyiyumviro n'abene gihugu baza bagana ahakorerwa ama service Dirai ndiko soma makuru. Ndiko ko nila. Baza ibile dirai ndiko soma makuru. Hari mu mwaka wa 2013 uyu mukecuru yibwiriraga ikibazo cye nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame maze akivuga muri ubu buryo. Ande Nyiramarira nazaribona na mukangabo. Inde Bamaza kumwica baramuterura bamujana mu gashamba kabanyina mararo karaho hafi. Buke mu gitondo baravuga ngo umurambo guraho mu gatari. Reka twumvikane. Agire umwegera nta muntu uraho wamufasha tukumva neza ibyo avuga. Nakubwire niba ushaka kubyumva tubwire. Abantu bakwiciye umwana. N'abaturanyi ninde? Turaturanya kunzu kuyindi yitwa Nyiramariro nazaribona na mukangabo. Baramuhotoye. Bamaza kumwica nijoro. Baratara abajana mu gashamba kawe kwa Nyiramariro ku munzu mu yonzu yapfiriyemo Nyiramariro. Noneho mu gitondo babona umurambo. Batabajije mu gihe abayobozi bose baje na polisi bari gukoresha nkete umwana wa Nyiramariro ashinja ko Nyiramariro we mwicanye nabo bazari mu mukangabo. Abapolisi barabizi rero. Baratara abajana mu kibara batera abajana mu kibara. Ikibazo canje barakizi Nyiramariro yahise atoroka zaribona na mukangabo bajana. Abapolisi bahehe bo muri Nyabiho. Nyiramariro aratoroka mukangabo na zaribona reka tubihe abayobozi ba polisi hano. Reka bazabe dukurikiranire tumenye icyo ari cyo. Aujourd'hui aussi c'est un autre jour. Daïla. C'est vrai la fille pour japper. Non, No. Bimwe mu byavuzwe cyane kuri iyi mihanda muri iki cyumweru rero burimo urubanza rwa Preskid. Hano ku mbuga za Radio TV10 baranditse bati mu rubanza rwa Preskid habaye ikintu kitari kitezwe. Mu gihe byari byitezwe ko urukiko rusoma icyemezo cyarwo, umucamanza yategetse ko rugomba gusubirwamo bundi bushya. Hari abatangabuhamya batatu bategerejwe muri uru rubanza. SS Kovi utubwije ukuri ikibazo Preskid afite ni iki? Kambabwiza ukuri ubundi ikibazo Preskid afite ni igitsina. Urumva bwa mbere cyari iki noneho bwa kabiri birangiye bibaye ibi ibitsina. Iki nicyo cya Preskid aregwa hano tuzamenyekana n'ibigitsina cyararikoze cyangwa yera. Umburetse gatungo cyararigize arite Ibyo mbonyeho ndumiwe. Ese uyu mwamwibukaga? Yego arawutwaye katauti cenga salupanga mukubisa katauti. Ni wa muhanzi witwa Sani wigeze kuririmbana na Bruce Melody iyi ndirimbo. Nabwabalikata
na ulangola. Yagarutse none hari kumwe n'umukobwa we wa wundi yigeze kuvuga ko yatwitiye muri pisine. Rero ujye wirinda kubera yuko mama ni muri pisine hatumye abyara. Naho ujye wirinda muri pisine uranakura cyara umwana muto sibyo? Urabyemeye se? Yego. Wemeye iki? Neme ntabwo nzajya muri pisine. Kubera iki? Kubera iki? Kubera mama yabyaye muri pisine. Ndumiwe niko wavuze. Mu byavuzwe ariko cyane muri iki cyumweru harimo n'itandukana ry'umuhanzi witwa Niyo Bosco na Murindahabi Irene. Niyo Bosco kuri Twitter yanditseyo message nyinshi asezera maze benshi babivugaho. Nk'uyu nguyu wiyise umuhinzi warwo yaraje aramusomera aramubwira ati baragushutse bro, umuntu wakuvanya ahantu nta numwe wari bukwiteze akakugira icyo uri cyo none uramaye uti ndagiye. Banza ugere ku isi nibwo uzamenya agaciro ka Murindahabi. N'ibindi yakomeje hasi. Ese Niyo Bosco ibitekerezo by'aba bantu bitandukanye bivugaho iki? Shamwa ewewe ase kuki abantu bakunda ibintu bibi bisakuza biri negative kuki batagira positive mind? Ese koko wikuye amata ku munwa? Nabonye abantu rukuba ngo nikuye amata ku munwa ariko nagira ngo mbabwire ko hatari n'amata haboneka na fanta. Reba ukuntu mbivuga. Vode ari mawaya Irene Jabo nini bwo yamufashe aravuga ati reka nkubwize kuri bro nafashe uwitwa Niyo Bosco ndamurema binone bigeze akakanya ndibize mbabarira ufaste Niyo Bosco mubane ubu witwa Kazungu yahinduye izina hasigaye yitwa J Paul ni uri kumanejinga kugira batujijishe batwereke ko batandukanye none ntibakibana hahandi babaga murajya guhinjarika abantu ngo Irene nagiye kubona mbona bamwe bagiye bagenda ahantu batuka Irene baramutuka baramutokoza abandi ngo ntibatandukanye ngo ni pranka ntago ari pranka ubu Kazungu yabaye cyamara ubu Kazungu ari gucana bavuga ati ngo nusigaye ari manager wa Niyo Bosco kandi nubundi umufungo wa Niyo na management ku ikofi rya Murindahabi Irene Kazungu ni Imana Irene ni ikimeni badukina no ushize no nigi azigihe no Noneho tukiri kuri imihanda kuri Twitter umuhanzi kazi witwa Ariel Ways yagiye kuri Twitter maze arandika ati get yourself a girl who can do both. Ngashatse kuvuga umukobwa ubikora byombi nabwo urabyumva ko abantu batari guceceka. Hanyuma reka ngurebere bamwe mu bamusubije rero ndetse no mu bamubwiye harimo nk'uyu witwa Elize waje akamusubiza ati mu magambo make mushaka kuvuga ko Ways ari umulesbienne mujye muvuga imwe mu mazina yazo rega kuko ntambwe igira ikiraro kandi niyo wayisiga amavuta ntiyaba umutavu ihora ari ikibwana. Subhana wa ta'ala shitani se Icyumweru kandi Radio TV10 yasuye mama Mukura bamwita Mukanemeye. Ni umufana ukomeye cyane w'ikipe ya Mukura Victory Sport. Hanyuma mu magambo yavuze harimo ijambo benshi bakase banyanyagiza ndetse bakwirakwiza kuri imihanda ya social media. Ubwo bari bamumajije ku ikipe ya Rayon Sport maze avuga gutya. Ururimi rwabo. Ikipe igira abafana benshi bita Rayon Sport ugiye yibona. Rayon. Urayizi? Kare. Rayon Sport. Ni kare. Ndakunyara hejuru. Ngaho nekerere. Urakarusha. Nkanyara hejuru. Niye kubase. Ngwino ndebere rero bano bagabo muri high heels. Aba bagabo bambaye za nkweto z'abagore ndende harya muzita gute? Zino ndende nyine nkuko bari kugenda uri kubareba. Ubusa nabwo ni uburinganire. Mungire ubu iki kibazo n'uyu ugifite gusa? Ese we ko bavuga ngo amafaranga byarandi ayanjye ari muri Onako ari muri menopause cyagenze bite cyangwa nzaje kuyabangurira
hanyuma nyumvira uyu yagize ati hageze umuntu ntizi inyama nkitekera isosi ko nahita musubiza ibinyama bye ninde utetse inyama ngatize uyu muntu inyama hanyuma yikorera isosi amusubiza inyama ze ese iyo sosi iramutse ihiye bikamugendekera gutya ubu yabigenza ate koko aba biba byoroshye. Oh my god. Reka tugane kuri TikTok ho gatoya haba hariyo video nyinshi zitandukanye mba nagiye nazibereka. Ngo Imana yavuze ngo iki? Imana yaravuze ngo kubwinda yananiye njye ndanywa gakeya. Singiye kuzava mu mwuka mana. Ariko bura nta kintu mubona mu mwebwe. Duhita dufatiraho no ku mbogo zo mu buryo bw'amashusho nzihere ku mbogo nabonye kuri TikTok y'umuntu witwa umusoresha yagiye hashyiraho uyu mugabo uri ku igare rimeze gutya isakaye maze hasi arandika ati igare ritwara PRW nibyo yashyizeho ngo bo banyonzi yashatse kwandika ati igare ritwara perezida w'abanyonzi maze aragenda yandikira biriya bintu ntabasha gusoma yanditse ngo PL wa zida murabibona nabizoroha. Indi mbogo nayibonye kuri IG y'umuhanzi witwa Mani Martin yaragiye ashyiraho indirimbo ye yitwa Ituro yandika amagambo yayo ntago ndi buyasome yose ni ya ndirimbo ye nyine yitwa Ituro iyi ngiyi. Hanyuma hasi hari uri kuhareba hariya ahaciye akarongo k'umutuku yanditse ati niyo abandi bose bandeka wenzi kunkunda reka nkore muri iki giseke wampaye nguture iruro rizira imbereka. Mani Martin washakaga kwandika Ituro maze wandika iruru indi mbogo rero niyo witwa Mudahigwa kuri Twitter niho namubonye uyu nguyu yaragiye yandika ati ubutwari bw'abanyeshuri b'inyanibe. Mudahigwa ubirebye ashatse kwandika ati ubutwari bw'abanyeshuri b'inyange maze aribeshya arandika ati b'inyanibe egoko. Izi mbogo reka nkubwira ko zirimo imbogo y'umunyamakuru witwa Yusufu Sindiheba akora kuri Arabiya yaragiye yandika ati umuntu uzi Kigande neza naze inbox maze amfashe gusobanukirwa. None se Yusu inbox nuko babyandika cyangwa washatse kubyandika mu Kinyarwanda yanditse ngo ini urumva ini yashyizeho i kandi ubundi ubusanzwe inbox nanago ijyamo murabizi mwebwe mwizi Cyongereza cyinshi kundusha sibyo. Reka tugaruka tuvuga ngo muri fe don't run muri fe muri fe ariko kakanu ka muri fe marandi kugahaga nago byoroha. Hanyuma ariko aba bagabo guseka gutya ngo ni nyuma yo kumenya ko Liverpool yari maze gukubitwa na Leeds United ibitego 2-1 gahoda yarikoze. Hanyuma ariko abiminzani nabo baba bari aho hafi umuhanzikazi Aline Sano dore umunzani bamuzanyeho bamwerekanya akiri muri korari kera noneho berekana n'aka kanya uko bimeze. Nukora bilibili unsiga buri nkamera nk'ukubiswe inkoni iyo nkoni intera peti I see and I feel ya I need your papi. Ariko bura nta kintu mubona mu mwebwe. Dore turaturo tumeze nk'imifungo y'intoryi. Ngwiki bayesubikiye hangaha ariko urabizi yuko iyo maze kugusezera inyuma haba hari akandi ka video karyoshye. Reka nkubwire ngo komeza ubane natwe ku mbuga nkoranyambaga ngewe nitwa Eska Fifi hasta la vista. Uburaya bwawe bugukozaho bro. Ndinakubwiye ugarukira umwami Yesu y'umukiza. Nanamubuze nanamushize muri Kigali ntaba muri Kigali ndamushakirayo aba mu Gasyata.